madamu wenda yavuze ariko buno ni ubuhamya none cano ariko ivuga hejuru y'ubuhamya. Bishop ni umuntu buri munsi twarahuraga akambwira ati kiriki umugore wawe ninde, habe niwe ujya wibura nabuze nigeze kumubwiraho arambaza n'amazina yiwe ndabivuga, arambaza Bishop umugore wawe ni Bishop akambwira ati reka ngushingire hanze, ndabivuga Bishop yorambiye twacakiranaga reka ngushingire hanze, akambwira ngo akunda gukoresha ijambo ngo mfite abageni, niko Bishop akunda gukoresha iyo jambo ngo mfite abageni. Twese bumva na ba Frank bari baraho niba bari abantu twabanaga twese, nkamubwira ati bende abantu yabaga ngo mu Busanza no muri kino mu JBN n'ifiti yanje, ariko be twaramusuye ni inzu kabisa buri wese yakwishimiye kandi umusindanga nziza cyane umuje sindangaha amufashe gutyo Fidel cameraman azambwira ngo yaragushije nyine hari abantu bajya bavuga ngo tujya dusigana ngo ibiki n'ibiki sindi mba mukeneye njyane nani baba bakeneye njyane nani cyangwa ujyane nani mwabakobwa mwe nawe mwabahungu mwe ese nyine umugore n'umugabo uyu bajye bagenda umwe ari imbere undi ari inyuma. Wavuze ngo wese kiriki ngo niyo washatse wenyine ngo kuri kuvuga ngo mvuge umugore wawe, umugore we ni mwiza ngo kiriki ngo nzaniye ngo mvuge umugabo wewe wavuze umugore wawe kera suke uzamura isukari n'ukuri waza ntago byari umurambi purano wacu kuko n'ibindi byose biza bigenda kuri kote ya famille yacu haraba tarakundaga wenda madamu kuri kote ya famille yango jewe ku side iyo kwa mabukwe na data bukwe ukaba wishinze kiriki gisirimberi uzoryigisimba se mugani wa pasteur kana nawe dutanga ibonye katubwira ukuntu nawe byari bimumereye abayumbe ukuntu bazatubera muri angle gusa igisimba ariko abayumbe nawe turatekereza abayumbe twarize abayumbe ico umuntu wese yakora mu isi n'umuyumbe yo gikora rero samuzo nawe urabizi bigenda nka gutyo madamu wena nanda mwambikora avuge abana nanje ukambwira ati sikimiye ko bavyemeye nubwo benshi badutegeka imitego ariko madamu nimukeneye kubaka gende uyinangire wumvira ukuri ku mutima wawe ico kushaka bakavuga ati se igihe iyo twese dushaka ama diaspora bitari kugora rero oya maze nabaze gukora ubukwe gutyo abahungu bakaza bamwe nguse ari n'umustar cyangwa mukundi ubustar ariko icyo gihe kiri kuntu yari ameze twese tubizi yari wa musore nyine twese ushakisha kubera iki wanze ubu hanze baguteretaga kuvuga tereka fate kiriki ndabona ari umugabo cyo gwana muri abo hanze babyukira mu rugo asaza amabakomanga nagiyaga umusaza wanjye nkanira kwicana nyine ngabahanze uwo muhungu nyine waje gusabira umugema kuko namukunda nkabona bakambwira ati nimbone nakina bari no kubigenda bamwe urumva kubera ko harimo akantu k'iki ka diaspora taribanga kiriki wamusubije ko umukunda hashize nk'igihe kingana iki iyo muzo mutwihangana ndabona andi makupure azayishonguranaho bakora oya twebwe mu batanzi umwe ni igisirikare bayicaye rekado nakabije zangira imbega ngoma nyine ko ndabyinana yangeremuje nka kabiri nta mwamureka ngaguma nk'izi uko bimeze nta mu babyeyi bawe n'ababa bakubwiye ati nyabona reka kiriki ntago tumushaka nk'umukwe wacu nitukeneye uriya muntu uri gusirimba nyine mu muryango habaye nk'ako kantu gusa kasa wenzo ntubizi za makumisha taratashwe n'imiryango kema ngo sinzobwira so rero twakora umufasha kintu tukiraho kuvuga ngo wari inshuti n'abakobwa benshi ubundi ujya kundana na Diane mwakundanye umaje wenda gukundana n'abakobwa bangahe je abakobwa nzi twakundanye ntegereje mu mwuka uri kuvanga wandaraje mwakundanye n'abakobwa je abakobwa twakundanye nyambeke twavugana kuvugisha se ujya gusa no gutereta no gukundana no yaka bisobanure Diane wowe ujya kundana kiriki nk'abo ufungu bangahe mwamaje gukundana tujya kubonana babaza uri Burundi ngaherekeza tuganira ama restaurant menshi tujya inkoko namugura inkoko ifaranga zishiraho awe bujya bundebera akuze ndebera abagabo bena kugura inkoko ariko nicyo inkoko yarashize mu nda
etaje zitanu ziri waca mu iterambere nyine oya wivuga iby'iterambere nta telefone naguhaye oya wivuga iby'iterambere nta modoka naguhaye ejo bundi nta iPhone ya miliyoni naguhaye ejo bundi ese nziza ndamushimira nabonye urapostinze ejo bundi mama Jevo vuga amakuru byagenze bifite Diane tugana ku musozo ugira inama ugira abakobwa barebera umuhungu nona mu bushobozi afite nona nibarebe ejo bakabireba nona bakamurebera muri televiziyo bagahusha viziyo afite ukuntu we wandangije muri viziyo nturebe televiziyo ati nta televiziyo afite ariko ukabona afite viziyo. Abakunzi ba Suni TV tubahaye ikaze kuri Suni TV twifurije umwaka mushya happy new year. Uyu mwaka dutangiye ibiganiro byitwa ubuhamya bwanjye. Waba ufite ubuhamya bw'Imana yagukoreye, warakize, wararwaye urakira, bigoranye, cyangwa mu bukwe bwawe hari intambara ahuye nazo, cyangwa ubundi buhamya ubwo ari bwo bwose buri wese agira ubuhamya bitewe n'ibyo yaciyemo. Rero uyu mwaka dutangiye ibiganiro byitwa ubuhamya bwanjye. Uyu munsi turi kumwe na couple mukunda cyane ariko murabazi, nubwo bagiye kubibwira ko benshi murabazi, natangiye mu kubibwira. Lady first. Turasuje cyane cyane. Nabonye amanze bereka akantu kamwe hano. Yateye imbere n'umwaka noneho aratumerera nabi, ajaje atangiye neza cyane. So turakwishimiye Suni TV, twishimiye kuba hano hantu. Urabizi kuri inshuti yacu kandi tugukunda cyane. You are welcome Suni TV. Do you see that? Suni logo TV. Uyu mwaka Suni azanye imbaraga zikomeye. Rero uyu ni umwana wacu. Undi nuko tumwita Suni TV ariko nitwa Sam. Abuze ingoma muri Foursquare. Ni umwana w'ibyishimo. N'umuhungu. N'umuntu mwiza. Ni searching. Akantu yankoreye ejo bundi kuri anniversaire yacu wedding. Mu bantu bose, abantu bose badushima ko turabakunda ariko Sam yavuze. Yamakanda akande anavuga nandi magambo meza. Benshi baturimo ibirarane by'impano muzozohereze ukunda abantu. Bishop aravuze ngo dukunde ariko tushire mu bikorwa. Rero twishimiye kuba turana Suni. Uyu munsi nagira ngo tubwire abantu ubuhamya bwanyu. Iyo abantu babonye kiriki&Diane ari umugore n'umugabo, hari ibyo bibwira ngo ni ibintu byahise byikora, cyangwa kwibwira kiriki&Diane bari baturanye, kugira ngo tugabira abantu ubuhamya bwanyu, urugendo rw'urukundo rwanyu kugira ngo mugeraho mugeze ubu mufite umwana mwitwa papa na mama. Abantu benshi bazabanguza nkurenganya nkavuga menshi, uyu munsi bivuga menshi. Lady first. Aho kantu bakamenye mu kanya mu isaha ishize. Imeze bite? Kare gashya. Ukuntu twamenyanye rero ntabwo twari duturanye mu by'ukuri. Nitwanabanye. Gusa nyine n'Imana nuko igihe cyarageze turamenya. Kandi tutari tuzanye na gato. Nabaga muri Kenya, ubu ni Jevo nari maratanga ubundi buhamya bwiwe. Nuko nguko rero nabaga muri Kenya nawe mbere ngo hari ukiyutare. Wararaje Kigali? Sheki Kigali saziyemo. Shana Kigali kera kabisa. Sure. Kigali ya towner. I'm towner. Ajya duseka cyane, tuba turi guseka gusa. Rero urumva nta ntwe duhure, nari ndi muri Kenya nawe araha i Kigali. Njyewe nabaye muri Kenya cyane imyaka yo gukura kwanjye. Rero nyine nta ntwe duhuriye mu by'ukuri, ahubwo igihe cyarageze nje hano mu Rwanda aba aribwo tubonana. Twahuriye Foursquare hari ku munsi wa gatatu, nari nambaye ikanzu y'ubururu
ndacyarifite iracankwiye ndacyarifite ikanzu umuntu waboneyemo umugeni bwa mbere ari mu rukundo uzi uko bakuribona andi makanzu yose gasinyaza izi kanzu rya mbere nakubonye iwawe sawa ya iryo kanzu urumva ni urwibutso rwiza uri kumva rero iryo kanzu ndarikunda cyane 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 ni uko nguko rero byagenze igihe cyageze tuza kubonana nyine ya Imana iraduhuza kandi byabaye by'umugisha turabana turabyara. Okay, madamu wenda yavuze ariko buno ni ubuhamya none cano ariko ivuga hejuru y'ubuhamya ndagira ngo ujye ufasha n'abantu so rero wenda uvuze uko twahuye kandi twayabuze ku macano menshi ba Irene ariko no munsi noneho ugidipa ubu turi gusonza so rero ubuhamya si ngombwa kuvuga ibintu byose ngo bivuge mu izina ariko umuntu wese udukurikiye buri muntu wese agira ishuri ryiwe hari igihe tuzita ibintu bibabaje ariko ari ishuri ry'Imana buriya hari igihe ikigaragazo gishobora kukuza kugira ngo uzaje mu rugo warakuze mu mutwe kuko urugo wakura mu mutwe kubera ko bakurije kubana n'umuntu ukuri kw'Imana hari ikintu bita ishuri sibyo kwihangana nimba wenda warahuye n'umuntu akagutuka sibyo undi akakubwira nabi ariko ukihangana n'ikindi kibazo wahura naco mu rugo hano ya resistance wakoze ntawe wakwihangana kuko nose kwihangana kugenda kwigwa kandi kugenda gukura nje ko numva kwihangana hari ngiye nkanjye kera wageze ushimaho gutya gasozi wageze ushimaho gutyo tumuye ikibazo c'umwana n'umwana azarira n'umwanya azarira nta kibazo kirimo rero nazamuga ikintu cyo kwihangana icyo nshaka kuvuga ntabwo byari umurambi purano wacu kuko n'ibindi byose biza bigenda kuri kote ya famiye yacu hari abatarakundaga wenda madamu kuri kote ya famiye yabo hari abatarabankundaga urumva kandi ubundi ni naco agaragara ko abantu bakundana buri urukundo nubwo abantu babiri abandi bari intervena bakigira abasifuzi abandi bakigira baranzimeni ariko match abakinyi no baza bakina umupira akobera abantu baza bakundanaga bonti bagira ibibazo izo ntago mzemera izo ngo kandi izo ngo uzoziperereza iyo zigeze mwabo bazashwana bashobora kutanagira n'ibibazo wenda nkubwije kuri ndi hano mwisi ijuru nta rugo rw'umurambiro ubaho umuntu ugira urugo umurambi ni urugo rugororotse nta rubaho njye nabivuga nkabidefanda naganiye n'abasaza naganiriye n'abatoya naganiriye n'amakupe ahubwo amakupe yose yubatse ingo agakomera yaragwanyijwe nabaciye mu bintu bikomeye kimwe wenda tuzi ko twatanga igicaniro twagitangiye gucamo kibi gicaniro twahuye na struggle z'igicaniro wenda n'abandi bagira ibintu byose biza bija kubakwa bikaba byiza bihura intambara rero nk'ubuhamya natanga none ese ushatse ubwo ngubwo ubwiye abantu bakundana nta bibazo bafite ibara amahoro ngo ibibazo mvuga wenda waratumva nawe ko mutesi ibibazo ni challenge mani magambo ndaje mbwiye stopping gato muge kugenda rero nkuko Sun TV atanga ibiganiro kandi turamushimiye ubuhamya ni ikintu ciza ariko abantu wenda batanga ubuhamya ugasanga bakomerekejemo abandi nta muryango njewe kuri side iyo kwa mabukwe na data bukwe ndashima side yo iwacu bose ndabashimira pa mudogo wacu bahagaze mu bukwe bwacu neza pe harimo anko wacu mucucu anko munyuri na mama nawe tuvukana nkuko madamu nawe aragira abashimira kuri kote ziwe njewe uko bwanje pe babagayemo nk'abagabo rero ico nashatse kuvugaga ni uko ku ruhande byagenze neza ariko rero kuko nabivuze ngo ntagara umurambi babwije ukuri hari abanyangaga ugasanga babwiye batelefonye madamu ese kuraja ku muyumbe uzobura kuraja ku muyumbe uri mwiza madamu wanje namwe mubwira abagore beza hakuno wanje ni mwiza bakavuga ngo
umugore mwiza nkawe niko tutagiye muri diaspora muri Amerika ukaba wishinze kiriki gisirimberi uzorya igisirimba se mugani wa pasteur kandi nawe dutanga ibonye katubwira ukuntu nawe byari bimumereye abayumbe ukuntu bazatubera muri angle gusa igisirimba ariko abayumbe nawe turatekereza abayumbe twarize abayumbe ico umuntu wese yakora mwisi n'umuyumbe yo gikora rero samzo nawe urabizi bigenda nka gutyo madamu wena nawe ndamwambikora avuge abana nanje ukambwira ati sekiriki kuzwi kandi pe ndi mu bantu nagiraga inshuti nyinshi z'aba diaspora pe benshi pe yewe n'abakobwa benshi aho n'ubu ngubu ndacagira abantu b'inshuti zanje benshi ariko nje umutima wanje nkumva ngomba gushaka umuntu nzi ntabwo kudashaka diaspora kuko ntangaga diaspora ya ahubwo no ku mutima wanje wifuzaga umuntu tubana live unzi kiriki tera mayene kakayumva nasimbuka kabyumva natera rero kabyumva nashakisha akazi ngashabika kabyumva akiyanganira struggle zose z'ubuzima dushobora kubanamo rero madamu ndagushimiye ko wabyemeye nubwo benshi badutegaga imitego ariko madamu nimba ukeneye kubaka genda uyinangire wumvire ukuri ku mutima wawe ico ushaka ukurikire murakoze ese kiri tuvugishije ukuri famiye urukundo rwanyu yarurwanyaga kubera uri umuyumbe cyangwa harimo ikindi kintu cyari kihishemo okay ntabwo famiye yangwanyije ko famiye yakundaga madamu famiye nkunda ariko ni ikintu cy'inyungu cyose cyateye ni inyungu zateye bakaba bati se hari igihe iyo twese dushaka ama diaspora bitari kugora rero oya maze uretse ko intambara nose intambara uziko na diaspora nk'umu diaspora akanga ko umwana waza kuza muri Afrika zo nizi intambara nazo bagira twebwe hano sorry hari intambara tugira ati akubona ubukene bw'Ikigali urabushakiramo kasingiye kubesha pe none tumaze imyaka 2 so ino nzu wagezemo onye inzu yacu isabije nziza cyane si inzu nziza cyane urumva ni inzu si ngombwa kuvuga amafaranga ko n'amafaranga yihagazeho sibyo kandi hari n'abadusekaga wenda bari no mu mazu ari hasi yayo tugira gute tubamo no kubwiza ukuri ari umuntu wasekaga saba ariko araca mu nzu ntavuze ifaranga zayo ariko inzu iri aho ariko ugasanga niwe wambariye akambwira ati ubuhozo ushobora gutunga umugore so rero bitemaguye hejuru ni umwuka watewe kutanyurwa kuva kera habagaho urukundo gukuri ariko ubu ntabwo urukundo haje mani nta rukundo rukibaho haje inyungu nakoze iya ko ari umukobwa mwiza rero ukuntu uri umudamu uri umukobwa wari mwiza ahubwo abantu bagakundwa ari mwiza none naratangaye su nabaze gukora ubukwe gutyo abahungu bakaza bamwe nguse ngo kuba bakutujyaye ngo wamuba mwiza ngo kiriki ngazubwe ngo yari yawe nyine bari kuvuga ngo nyengo barakujya ngo utite ngutora ngo wabaye mwiza ariko uzareye umuntu wamuvumbuye nabwo njyaye ngo nabaye mwiza cyane ariko ntabwiza icyo nashaka kubaza ni iki cyagukuriye kuri kiriki kuko kiriki icyo gihe tuvugishije ukuri mu bigaragara yari afite uko yibesheho muri Kigali ariko ari n'umusitari yaba mukundiye ubusitari yesu we ariko urumva bagisimbere n'ibyo mwavugaga njye ntabwo nari umukobwa wo gucyapa n'ibyo mwavugaga abagisimbere bakunda guhura na challenge z'uko ahanini mu mufuka ntabwo baba nyine bafite amafaranga menshi twavuga yuko asa nkaho ba bakobwa bifuza nk'ayo muri Amerika cyane cyane akayifona akayigura yataka buri kimwe cyose akakigura tuvuze ko ari abayumbe hari n'abayumbe bamwe bafite amafaranga ariko icyo gihe kiri ukuntu yari ameze twese tubizi yari wa musore nyine twese ushakisha kubera iki wanze abo hanze baguteretaga kugatereka fate kiriki ndabona ari umugabo cyo gano muri abo hanze nta numwe narakunze nawe kabisa ye nabigeze kuza nigeze kubibwira sheri abasaza bama bavyukira mu rugo naba nyine bama bavyukira mu rugo abasaza bama bakomanga nagiyaga umusaza wanjye nkanira kuri cyane bitabanude ni umusaza wanjye umwe turi abakobwa 3
n'umuhungu umwe noneho niwe mukuru abagabo bafite abakobwa babiri iwacu bamwita Nkusi undi bamwita Denise na bobo wacu manu udakeneye umugore vuba kandi vuba cyane kandi ni mwiza ndabashyira ifoto aho hasi nuko nguko yarumva yari we muhungu kandi ari mukuru akadukanira ni ibintu byumvikana rero bama babyuka mu gitondo na mutoya nyine bama babyuka barakomanga ngo baje ngo kwaza umugeni nyine ngo abahanze uwo muhungu nyine waje gusabira umugeni yarabishe none se wowe yabasohoye nabi cyane kiriki n'urugo wamuzizaga iki kiriki wamuzizaga iki wumva umuntu manudi nta n'umutima murumva nyine ni byandi byifu ariko turetse ibyifuye kiriki bavuga ati impamvu tutemera kiriki ni ihe mpamvu nyine reka nkubwiye ntarasoza aho ngaho ariko nyine icyo nzi cyo uzi niyo nemera kuri asheri akantu ka diaspora ari ukuntu nyine kaza korosha sinekereza ko byari kuko abantu bajyaga bambwira nyine uwo muntu ajya muri nkabona nyine ntiyari mube ko nyine kuko namukunda nkabona bakambwira ati nimbone nakina bari no kuri genda bamwe urumva kubera ko harimo akantu k'iki ka diaspora noneho sinari umukobwa nyine uba mu bintu byo gukunda amafaranga gushamaduka nari aho ngaho rero ubu ndamwihorera cyane nyine na manudi nyine ntiyaranabikeneye amare sinzi ukuntu naje gutya mu Rwanda mama yari yaraje kwivuza hano mu Rwanda noneho njye mutoya mu rugo ndabasanga ndashaka gusanga mama yari amaze imyaka nk'ibiri hano baravati yego nibyo koko nyine nari wenyine reka ugende muri kumwe na musuhuza nibwo naje rero gusa nemaze gufatwa mu gitaramo maze gukunda igitaramo cyane sinasibaga Foursquare gusa bibaza ngo nta muntu n'uyu n'umwe twe tuziranye muri Foursquare nari sere najyaga ninjira nsenga nsohoka nta muntu n'uyu n'umwe twari tuziranye rero we twahuriye mu materaniro usare no hanze sinzimba kumfatisha sindakundaga abahungu ngo ngwino usuhuze abahungu sheri nyine mu wako ngo ngwino usuhuze iwe yaje akagusuhuza abahungu stop wowe wabungu uzugenda usuhuza umukobwa apana kumuhamba siwe gugukeneye niwe uri kumuhamagara nyine mbikuriye kuko twahuriye mu rusengero ndi kwibaza ati se yaba ari nkwanze dusoje amateraniro ukambwira ati ngwino usuhuze urati tiwari nyine uranze ukuntu afunga kaba ati byari gukunda aho ngaho warebeye ahantu heza Imana yarakongoreye sawa nuko rero byagenze duhurira mu rusengero umunsi wari kwa gatatu nkuko nabivuze turi gusenga turimo turasira imbere yambaye n'ishati y'umutuku from J from J asigaye agira igikabyo bukaba ese tukiraho kiriki akimara kubona akimara kukubwira rimwe na cyaburi kuri Diane akimara kukubwira ati ndagukunda urabizi umukobwa ahura na challenge nyinshi zogura n'abahungu benshi bitari ibanga kiriki wamusubije ko umukunda hashize nk'igihe kingana iki noneho ukuntu byagenze urumva twahuriye mu rusengero nyine twe turi gusirimba ikindi gamuza mutwihangana ndabona andi makupure azayishongoranaho bakora oya twebwe mu batanzi umwe ni igisirikare aba yicaye reka nakabije zangira uza twihanganira uzanga ngo sikeya si izo ngizo urumva rero nyuma nyine yaraje mu gisirimba aramfata ndaseka nyine tu nyine nari umuntu uri seriye pe ndaseka nyuma nitaye nibwo nyine yaje aransuhuza naragufashe uzuga story nawe neza naragufashe
waza usirimba dabo naza nsirimba najyaga nsirimbira hasi hasi sinakunda kujya ku gatuti gusa nkegerana nako nuko rero uzi ko nza nibuka mwaraho nkabangaye muri kubyina igisimba kigeze hejuru ndi hasi naje hari ukuntu tumeze neza abo marenza nibuka ba muderembo uzi ubyibuka aranderembuza ngo nze hejuru nyine ngo nsirimbega ngoma nyine ko ndabyina yanderembuje nka kabiri mwamureka nkaguma nk'ibyo uko bimeze njya kunteye madamu pe naramuhawe muzatandukanye guhita ukunda umuntu wo guhabwa umuntu ubundi reka mbabwire amakuru nta no guhita ukunda umuntu ubanza ugahabwa umuntu eyida warebye ko ari mwiza uramuhawe nzi umuhungu muri kaminuza umukobwa gusa yaravuze gusa bari kwa kundi ari kweterepetinga wenda bari kudefanda ibintu aravuga gusa iyo sauti yamayikunda ntiyita ku bwiza ntiyita kuko muri abantu bakunda ibintu bitandukanye akunda voice ye baramukunze ubundi agaseka gusa abakobwa mukunda kuvuga ngo uriya muhungu azaseka neza namwe mwarahwereye kuri ako kantu n'abahungu bakunda umuntu useka neza kubona uriya muntu azaseka neza noneho umuntu yaseka gusa ukaba umuhabwa nari gusanga ikintu cyo guhabwa umuntu ibisaba ibintu birebire rero njyewe madamu yarasirimbye muhawe bita uyu muntu wawe rero asa nkaho ahita kugura tension yanjye yose imugiyeho ndati waye ari gusirimbira hasi nta kuntu yazamuka tugasirimbana si kesi kuko yamwe namukunze kuko sinzi ko ananyemera ariko nene nahawe ukunda byina ndati boza ndabyibuka handembije nka kabiri nyine ntabwo nari umuntu w'inani nyinshi nyine ndamureka ndagumana ibyinira hasi kuko twe tunaziranye ugase nakoje famille bita l'emblation ese Diane turabizi ko ababyeyi iyo bigeze ku kintu cyitwa urugo bajya basa nkaho bagira tension kandi birumvikana n'abana nta mu babyeyi bawe n'ababa bakubwiye ati nyabona reka kiriki ntabwo tumushaka nk'umukwe wacu nitukeneye uriya muntu uri gusirimba nyine mu muryango abantu bose ntibagukunda hari abakundaga hari n'abangaga niyo niko byagenze mu muryango wacu hari tuvuga ngo no mu muryango wabo tureke noneho n'imiryango ko murasimbira ku miryango gute buriya dore abantu basigaye basenya ingorero nta n'imiryango irimo ni inshuti buriya aka kantu ntanaje gusanga imiryango muriya mama wawe cyangwa papa wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa nde kuko abakuzi nkanjye ngewe ikintu isi yose nziho cyangwa na madamu arabizi mvuze ngo yego ni biragoye ko nyitambika navuze ngo biragoye kabi gisirikare wenda cyo mufata kikanta mwikasho ariko navuze ngo kiriki ndakora kino nkabitekerezaho nkabigana ubu turi babiga gufata umwanzuro twenyine nkabigira madamu nkabigira kompanyima wanje nkabyumva nambara nk'abangiye gukora kino kintu biragoye ariko dore abantu baza banetereza binuka ni inshuti yanize gucogoza ikamba ikuzumingira ubuzima nkaye gutunze ikamba ikwereka ibintu ariko muzukuri twebwe habaye nk'ako kantu gusa ariko imiryango ize kugaruka ndashimira imiryango yose pe yose yamiza umutaka wacu imiryango twe dufite ariko kandi ubuhamya ndi gutanga mu makese mfite yose hano hanze twebwe ahubwo twagize intambara jenzi nawe atarashatasha amakwe y'abana bawe ndayazi kasa wenje ntubizi za makwe menshi ataratashwe n'imiryango kema ngo sinzogenda so rero twe n'ibyatubayeho ni nk'uko twagana ku musozo mumaje noneho tugana ku musozo mumaje kwemeranya mu miryango kiriki mukigera mugisora save the date abantu bayakiriye gute wowe nkakiriko bonye proposal abantu barayishimiye ubundi kweki ucato proposal niyo yagize kweki ucato oya na save the date ako proposal donc jewe abantu kuko nasirimbaga kandi yewe uyu ni madamu wanjye kandi ndi kuri kamera simbisha yewe abakobwa nimba ari umuntu wagira inshuti z'abakobwa yari njewe nimba ari umuntu waburagaga n'abakobwa yari njewe ariko ikintu cyo kuvuga ngo nushaka ayaye madamu niyo muntu twacakiranye namwe ko ushaka urumfasha ikintu nose tukiraho
kuvuga ngo wari inshuti n'abakobwa benshi ubundi ujya gukundana na Diane mwakundanye umaje wenda gukundana n'abakobwa bangahe njye abakobwa nzi twakundanye negereje mu mwuka uri kuvuga ngo wandaraje mwakundanye n'abakobwa njye abakobwa twakundanye mbere yo kuhura na abakobwa babiri umukobwa umwe yabaye muri Kenya undi abi Burundi singombwa kuvuga amagambo menshi ariko rero ba arumonabi wankubise fishi bitaze bedaye arambwira ngo umukobwa umugore wazava muri Kenya sinabyitaho ni nk'ibyo ariko hari ugukundana akaba no kuvugisha ibyo ni ibintu bitandukanye hari ugukundana n'umuntu akaba no kuvugisha hari abanyamerika twavugana kuvugisha se kujya gusa no gutereta no gukundana no reka mbisobanure ushobora ko umuntu wenda umuye kuri Instagram arakwaje biteze ufite fiance wenda uri wenyine rimwe na rimwe rakuje ntawe natendetse byo kuvuga ngo ibyo gutendeka ariko nk'umukobwa wazaga pe nahunze nkabibona hakunje ndafite guteretana nabo injera n'umukobwa wanyengingaga wanze kambwira ati gwamba dukundane hakunje ngakwepa nkamubwira inshuti urumva ngaseka gusa sa nawe urabize gukwepa umuntu kuganira n'umuntu ibyo ushaka kuvuga nose ntuzi ko wambwiraga ngo nshaka duteretana twasose buzetaye n'abahungu bakubwira ngo gushake kujya wambwiraga haraba tukiri kuri Diane wowe ujya kubona kiriki nkaho ufungu bangaye mwamaje gukundana tujya kubonana mujya sinayibayemo cyane tuvuga kiriki ari wowe ni nk'umwe pe ariko n'umwe naje aramubwenda muzi umukuru umuntu umwe bate nyine ni nazo navuze hari abamukundagaho n'ibihumbi kugera igihe mushaki hari abazamwandikira ngo ndagukunda niba mubwiye umuntu ko ngo uragukunda cyane nase udeze kuko yarambwiye atari n'uwari n'ibisaza nese si ibisaza sambu karavuga ibisaza singiye kubesha nese none mubwiye utarashika mu rugo baragutetse cyane ibisaza ahubwo niwo menya ngo nditwara gute I know ko natangira isomo umuhungu wani mukoze proposal mukoze umurenge haje undi uragucapuje ubwo ntagarura Kristo pe no guhemuka kwigengesera kandi baze ko nk'ikuso yose cya propose abahungu bazabizi nimba baba bari hanyuma ako babona ko umuntu yahisemo kwamubona bari kwisukirana kiriki kiri ku ruhande rwa mumaje gusura save the date nabizo radio biganiriza Bishop Masengo n'inshuti yawe cyane na mama Bishop none n'abashumba bacu kandi ukimara kubabwira ngo umukobwa twakundanye zanisha ariko wabonye barabyakiye ute nk'abashumba kuko urabizi ko ari abashumba akenshi barwanye amakwe bavuga ati wenda bakakugira inama bavuga ati kiriki uriya mukobwa urabona gutya na gutya abashumba bawe bari inshuti zawe bakugire nk'ihe nama mvuge nka babiri cyangwa batatu abo ushaka yaba ari jewe ndashimira Bishop ni umuntu buri munsi twarahuraga akambwira ati kiriki umugore wawe ninde hari n'uwo ujya wibura nabuze nigeze kumumubwiraho arambaza n'amazina yiwe ndabivuga arambaza Bishop umugore wawe ni Bishop akambwira ati reka ngushingire hanze ndabivuga Bishop yorambye twacakiranaga reka ngushingire hanze akambwira ngo akunda gukoresha ngo mfite abageni niko Bishop akunda gukoresha iyo jambo ngo mfite abageni twese bumvana ba Frank bari baraho ne bari abantu twabanaga twese nkamubwira ati Bishop ndamufite ntukazubwira uzamukubwira amanere ko na save the date arishima cyane arambwira ngo umuhebura ukaze wamukuye niko Bishop yakunda kuvuga seka nyine yishimye mama Bishop umuntu ameze n'umuntu nawe ukunda guseka yeye tikigura umukobwa mwiza nimba bakuzoshaka umukobwa umeze gute donc madame yamanuje bibera kadoya kubwira gute ndabizi kandi inshuti yawe cyane revera rero none uyu nguyu yakundaga pasteur cyane kado akaza mu ituro bose uyu nguyu bamumenye ariko gananje ngamutaye gahanzeka ari proposal twakoze amenyekana cyane ntabwo bari bamuzi mama murishuye rero abahungu bose baratangira okiri ngura muko naza mwirukaho ngo size ukuntu umuntanze tujya duraka tubwira subize cyane abahungu ngo neza ngo wafashe gutyo Fidel cameraman azambwira ngo yaragushije benshi bazakunda kwimbwira ka Fidel nawe sha sister wanje mwiza Imana so rero kuko ntibari banzi okay ikintu ntobesha
ibintu byanje byaje bitunguranye pe je n'Imana yanshingiye nzavuga ngo ni n'Imana yananterete kuko madamu azi ko nta bintu byinshi twavuze pe uzi ko mu bintu twaganira na madamu twahise tuja kumuteka oya twarahuje ariko njyewe no kugira mfatishe bigoye nawe nzabyibaza n'ubu mubajije ngo se niki twaganiye ku buryo kugira ngo dufate umwanzuro utacu twaganiriye ngo dufate umwanzuro utacu ahubwo yaza avuga ikintu akimana niyo yambe muzamureka Imana n'Imana Imana niyo mugenga babaza uri Burundi iyo ndirimbo zuririmba yako nabitekezo kabiri Imana niyo mugenga wibihe kuko Imana nta jambo nzanuka nabwiye madamu ngo duhuze ku mwanzuro gusa nazamubwira namubaza ikintu ati nta kintu nagukundiye nushe duhuje nanje nushe duhuje n'iryo jambo twakoresheje twaguye ndangije madamu ndamushimira pe turatakwa nsingiye kubesha bigira yose fezi turayirenga dutegurana ubukwe yavaga ahantu kure rimwe na rimwe akaza akandeba nanje nkagwerekeza ariko ndebaga n'ikintu nta no guherekeza n'ikintu ngaherekeza tuganira amaresitora menshi tujya inkoko namugura inkoko ifaranga zinshiraho akuze ndebera abagabo benda kugura inkoko ariko nicyo inkoko yarashize mu nda etaje zitanu ziri inkoko twaca mu iterambere nyine oya wivuga iby'iterambere nta jefone naguhaye oya wivuga iby'iterambere nta modoka naguhaye ejo bundi nta iphone ya miliyoni naguhaye ejo bundi ese nabonye warapostinze ejo bundi mama Jevo vuga amakuru byagenze bifite yamaye gift ejo bundi gift y'uko wabyaye umwana iphone nziza cyane kandi wari uyikeneye yarayikeneye inshuti yanjye ubundi njyewe navuze ngo nabyara atiwe Jevo n'umuke sasa nari kubwiye yatumuha iphone yari yansabye ariko muzi namwe shopping y'umwana ukuntu biba bimeze n'ibitaro n'ibiki ikindi twari dufite kugura imodoka nabyo tubigwaye rero urebe shopping ukagereka imodoka ndabateye wacu reka nongere nisukame nk'umugabo sindi umudiaspora nongere shabikega mbona iphone ndashima Imana yuko ta gift yavuye hanze ngo wayihe umugore wawe naragiye mu isoko nkafumwe kuzifaranga kamuha Satani yakozwe n'isoni amen nose kiri wabwira iki abantu bajya babona abantu bakundanye urabona maje kugera baravuga ati ni umuyumbe urabona ntacyo afite ariko no ubu mufite imodoka uri umugabo ufite ijambo muri iki gihugu ufite igicaniro uyoboye nyine umaje kuba umugabo ufatika wagira iki nama abantu muri ubu buhamya badukurikiye ni iki wabwira cyatuma bumva yuko bagomba kureka kurwanya ubukwe bakavuga ati urugo ni umushinga w'Imana magambo ikintu ashatse kuvuga muza mureka kurebera umuntu mu henehene umurebere muri amaso yawe umurebere mu myumvire yawe umurebere mu bitekerezo kuko ntiwamuremye mbere y'uko Imana iturema mu nda ya mama Imana yashize purani zose za kiriki mwisi ifata madamu wanje mama Jevo iramurema iramundemera imushiraho purani rero umuntu ushaka gushiraho indi purani yiwe ku mugambi w'umwana w'umuntu ntago ari wowe ntagombwa ngo umuntu woburara ngo burara ntago wovuga ngo nawe woburara nawe uri kubivuga yoburara nawe yowe baranaburara urumva ikindi nzi abantu bakodeshaga birirwa batanga ubuhamya bifite ama etage kino gihe bakodeshaga ntibabuje ubwo abanye ubwa Ben na chance Ben abantu yabaga ngo mu Busanza no mu kino mu JBN n'ifiti yanje ariko Ben twaramusuye yewe ni inzu kabisa buri wese yakwishimira abantu kandi etaje nziza cyane umuje sindangaha mfite ishari rya Ben zikimara zampa inzu nziza yoruta ya Ben ito yiruta ariko zikimara zogira gute izo mpa inzu nziza sibyo rero umuntu uza wicara naje gusanga iyo topic nigeze kwivugaho umuntu ugira ishari ry'undi nuko atazi ubushobozi afite mu iwe arangaririza abandi aho kwita kuziwe watera imbere rero umuntu wese uza wicara akaneza undi muntu ntago uri Imana please gira umuntu inama kebura kiriki wotema gutya kiriki wokora kano kazi ariko
wishiraho iherezo, wishiraho vision zawe. Umugambi w'Imana niwubona ku muntu. Rero ikimenyimenyi ishiza ni urabyivugiye. Jewe ndibuka mu bibare nabaga mu 180 akundi mu zafi ya 400. Oya bireke bebe. Oya nta kibazo. Oya ibyo nta kibazo. None nyine urumva oya ibihe birahinduka n'uwo nguri kuvuga. Oya kuko 80 geto ga 80 ya David Sezega. Yagari nziza cyane. Ayiwe. Nyine nziza. Hase geto ya 80 ibutare iyo 80 yo kudisha inzu itaniya twigo. Izo bisero na je nashwaga 80 sinza mbesha. Nyuma bagiye banyongeza nka Android bigira kuri za 20 sa 30 gucyanga. Ariko ubu ngubu ndi mu nzihenze ikuze gatatu. Hano ari gatatu yo ya mbere. Ikuze nka gatatu nka 4 faranga nishuraga. Kandi zarabonetse. Ushiraho umwana ni mwiza ariko agira imuherekeza nawe. Donc pampa z'umwana n'ibiki ndaje vumira. Tubayeho neza muri make. Ko ndashaka kuvuga yuko urugo Imana niyo isetting ibintu kavuga ati kiriki kubugeze kuri no ntambwe n'ivyiyo ntambwe ndabikugezaho. Diane tugana ku musozo ugira inama ugira abakobwa barebera umuhungu nona mu bushobozi afite nona nibarebeje bakabireba nona bakamurebera muri televiziyo bagahusha viziyo afite ukuntu we wandangije muri viziyo nurebe televiziyo ati nta televiziyo afite ariko ukabona afite viziyo. Tugira inama ugira abakobwa. Okay njyewe ukuntu mbyumva sheri nimba domene yacu ari ikiyumbe n'uburirimbyi hari abo tudahuje benshi. Hari umuntu akunda ikiyumbe ntuzamubwira ngo uzarenga umugabo mu cyangwa urebe umugabo sibyo. Icyo navuga wowe nyine ukuntu wiyizi umuntu wese uzakurambagiza uzabanza urebe niba muhuje ikintu ukunda sibyo. Sinavuga ibyanjye kuko ntandukanye na Imana yaduhaye nyine ibintu intekerezo zitandukanye n'ibintu byinshi. Uri kumva cya mbere no guhuza n'umuntu nta kintu cyiza nkacyo kuko niyo viziyo muyigerana ari uko muhuje nyine muri kumvikana. Uzi nk'ungushera kino umupira nanjye nyine filime cyangwa nyine ndi umuririmbyi hari igihe ajya mu mupira bafite nka match ikomeye nanjye bantumiye ahantu nyine twese najye ushigikira undi abaho menshi. Simvuze ko ari bibi gusa biba beta iyo muriye ku kintu kimwe. Nk'ubu ngubu ntitujya dukunda gusigana. Ingendo zanje niziyo zira muri studio turi kumwe yambwiye ati kora iki nanjye ngambwiye ati kora kuko ibintu byose navuga ngiye kugura machine cyangwa iyo keyboard iri nyuma yayo akavuga ati sheri hakeneye ibintu byinshi ariko ngiye kugura keyboard ukabyumva nyine akabyumva yego. Uri kumva uzi ko nyine hari abantu bajya bavuga ngo tujya dusigana ngo ibiki n'ibiki sindi mba mukeneye njyane nande baba bakeneye njyane nande cyangwa ujyane nande mwabakobwa mwe nawe mwabahungu mwe ese nyine umugore n'umugabo baba bakeneye njyane nande bajye bagenda umwe ari imbere undi ari inyuma. Wabuze ngo wese kikingo niyo washatse wenyine ngo kuri kuvuga ngo mvuge umugore wawe umugore we ni mwiza ni mwiza ngo kikingo nzaniye ngo mvuge wewe wavuze umugore wawe kera suke uzamura isukari nukuri bazabikora bazabivuga. Naje ari umuntu wambwiye ngo se kikingo niyo washatse wenyine muri kino gihugu ngo kuri kuvuga ngo reka mbabwire amakuru ntago ari ubuganzwa. Je wanje namubonye imbabaye namubonye mukeneye namubonye mushaka zagaciro ku mugore. Nimba aho gutanze uvuga n'umugore wawe ufite ikibazo sinkuvuze ngo umuvuge umugore wanje ni mwiza n'abagore b'abandi ni beza ariko nanone ugomba gutinda kuwa wikwagagwa nk'umuntu yavuze umugore we neza nawe ufite uwawe muvuge kandi defu uzanga kuvuga umugore wawe neza ukavuga aba bandi neza. Nuko sheri yarambiwe ararushe. Tugana ku musozo reka mbashimire mwakoze cyane nibutsa abantu bakunda Soni TV ubundi twinjiye mu biganiro byitwa ubuhamya bwanjye aho uri ufite ibihamya by'Imana yagukoreye ndashyira nimero hano hasi ufite ubuhamya ushaka kuza ku bantu baguhamagare hari abantu bagiye babona
urubyaro ku myaka 10 n'ingahe cyangwa ku myaka ingahe wararwaye urakira. Ubuhamya ni bwinshi kandi ubuhamya ni ibintu bifasha abantu kubakomeza. Bino muvuze abantu barimo baranyura muri ibi mu byo mwanyuzemo, ariko bakamukomeza avuga ati wa mukobwa wari ugiye kubivamo cyangwa umugore ugiye kubivamo, avuga ati reka dukomeze urugendo ubwo bakiriki babishoboye natwe tuzabishobora. Rero bakunzi ba Suni TV, ubu dutangiye ibiganiro byitwa ubuhamya bwanjye. Ubuhamya bwanjye uzaza umamagara tuze dukora ibiganiro, ubwira abantu ubuhamya n'ibyo Imana bukoreye. Muri ino minsi hari ibintu twirwa dutakata Imana, wankorera iki ukankorera iki, ariko byajya gutanga ubuhamya ugasanga aho twibagiwe. Ni nko gushima Imana ufite. Nibyo biganiro tugiye kubagezaho n'ibindi musabe mukunda kuri Suni TV bizabageraho, ariko cyane cyane ibiganiro biko ubuhamya bwanjye. Nimba ari ubuhamya Imana bukoreye, uze tubwire abantu imirimo y'Imana. Ubu bivuze ariko n'ubwo bivuze hari benshi ubukijije. Rero ndabashimira, niyo couple ya mbere dukoranye, n'abandi makupure tuzagenda dukorana. Suni tuzara yadukurikiye, uzotanga ituro na ituro arizo ko nyinshi cyane. Ejo ndi yaranshimiye twama twabara ibyaha byose. Ejo bundi nama kubabara ibyaha byose. Aho rero mwakoze cyane. See you. Bye.